Haleluya, nitwa Vugimana Jean Pierre. Reka bene data rero dusome ijambo ry'Imana, urwandiko rwa Petero rwa mbere ibice byaho bibiri umurongo wa mbere havuze iki? Aravuze ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera, nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe, riba ry'igiciro cyinshi, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Amen. Haleluya. Jambo rirambwiye ngo Petero wa mbere cyo bibiri umurongo wa mbere havuze ngo nuko rero mwubakwe namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Haleluya. Ngo mwifuze amata adafunguye, kuko ari yazabakuza akabageza ku gakiza. Mane magambo, mwifuze umwuka wera utavangavanze, mwifuze umwuka wera utavangiye, kuko niwe uzabakuza akabageza ku gakiza gakwiriye. Mwibuka ko ijambo ry'Imana ryambwiye, Yesu yabwiye abigishwa yabwiye ngo icyaba cyiza nuko mwareka nkagenda, kuko ningenda umufasha azaza, ariko ntagenda umufasha nazaza. Ari ndavuga ngo kandi uwo mufasha naza azatsinda abisi abemeza iby'ibyaha byabo. Haleluya. Ngo nuko rero munywa amata adafunguye, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kuko niyo azabageza ku rugero rw'agakiza kuzuye gakwiriye. Ayo mata adafunguye Bibiliya ivuga ni umwuka wera w'Imana. Haleluya. Jambo ryarabwiye ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kuko muzaba abagabo nyabagabo kumpamya i Samariya n'i Yudaya. Ijambo rya mbere mfite ahangaha, titre y'ijambo ravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wanyu agira neza. Ijambo ravuze ngo nimumwegere, kuko niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe, ribi rikomeza imfuruka. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, Petero ibi yabivuze kubera iki? Petero yari yarumvise ubwiza bw'umwami, yagendanye nawe ku nyanja itukura, aramubwira ngo Petero, aramuhamagara atigeresha ibirenge byawe ku nyanja. Petero yarazi Yesu, yatubuye imigati ahari, yarabirebaga, yarazi neza ya Yesu, yarazi uburyohe bwe, yarazi cyanga cye, yabakijije mu nyanja, umurabuhuha ubwato bugiye kurengerwa, abakiza bareba, yarazi ubwiza bwe, yarazi uburyohe bwe, yigeze kugaburira abantu ibihumbi bitabarika akoresheje ishengesho gusa, arategeka abufi bibiri buvamo amafi, imigati intoga ziruzura, ategekesheje ibintu gusa bisa nk'ibidafatika. Niko bivuze ngo rero Petero bavuga ngo niba mwarasogongeye, yari yarasogongeye ku neza y'umwami. Yesu yari amuzi, barabanye, agendanye nawe. Haleluya. Ariko bavuga ngo niba mwarasogongeye bene data mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere, nimuve mu businzi murimo, mwongere mu mwegere. Nimba mwarigeze kumwumva, mwigirire ngo mukurwe n'irari ry'ubusinzi, mwikurwe n'irari ry'indaya, mwikurwe n'irari ry'abakobwa bari hanze bagenda bambaye ubusa, mwikurwa n'amabuno n'amatayi. Ijambo ravuze ngo niba mwarasogongeye bagabo bene data mukamenya ko umwami wanyu agira neza, ngo nimumwegere. Haleluya. Imana irashaka ko abantu muri iyi minsi begera Yesu. Umuntu ufite ubuhungiro, umuntu ufite ubwihisho, ni umuntu ugiye kwegera Kristo. Nta yindi nkuge tukwiriye kujyamo ngo twihishe umujinya w'umwanzi. Umujinya w'umwanzi tuzawukizwa no kwisha muri Kristo. Yesu niwe nkuge yabera, Yesu niwe nkuge y'abakiranutsi, Yesu niwe nkuge y'abizera. Jambo ravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami agira neza, nimumwegere. Nshuti yanjye, kuba asubiye inyuma ugasubira mu kabari, wakongera ukibuka igihe wari warasogongeye ku bwiza bw'umwami, wakongera ukibuka ineza ya Yesu kongera ukagaruka. Nshuti yanjye, ko watakaje kwizera, ukaba utangiye gufata amadeni utabasha kwishyura, ntabwo wibuka ko Yesu yigeze kugira neza. Igihe Yesu yagukuraga kwitseta, umwana yaguheze mu matako, kuko ari cyo yavuze akigwatiriza ukava kwitseta turi muzima, umwana ari muzima, ntabwo wibuka neza ya Yesu. Petero yongera yibutsa abantu ngo niba mwarasogongeye mukibuka Yesu ubwiza bwe, nimumwegere. Ababuze amafaranga y'ubukode, nimumwegere, niwe buhungiro bwanyu. Ababuze amafaranga y'abana, evere yo kwiga, nimumwegere, niwe buhungiro bwanyu. Ababuze amahoro mu mutima, Yesu Kristo nimumwegere, niwe byiringiro byanyu. Jambo riravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya uwo mwami Yesu Kristo ko ari umukiza wanyu, nimumwegere. Nta bundi ubuhungiro ntiburi ku mugabo wawe, ubuhungiro ntabwo buri ku mugore wawe, ubuhungiro ntiburi mu muryango wawe, ntabwo ari amashuri wize, ntabwo ari imyuga wize, ahubwo ubuhungiro bwawe nyakuri buri muri Kristo Yesu. Egera Kristo mu byakunaniye, mu byakuyobeye, byagucangishije, aho wabuze uburyo, aho wabuze ibumoso, egera Kristo. Niba warabuze urubyaro, kubyara byaranze, umugabo wawe ntabwo yaguha urubyaro, ahubwo egera Kristo.
egera Kristo kurusha ibindi byose. Haleluya, haleluya. Jambo ryarambwiye ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, nta muntu abacirwaho iteka n'abatamwizera, abamwizeye bo ntibazacirwaho naryo kubera ko bizeye umwana. Haleluya. Kristo niwe mateka, nta waciraho iteka rero uri muri Kristo Yesu, kuko Yesu niwe uzaciraho abantu iteka. Uri muri we rero ntibishoboka kuri umwana we. Haleluya, amen, haleluya. Jambo ravuze ngo nimba mwarasogongeye mukamenya akagira neza, nimugire gute? Nimumwegere. Bakobwa mumwegere, abafite amakwe yabayobeye mumwegere, afite za karande zo babuze bagenda babuza gushaka, nimwegere Yesu. Yesu niwe uca karande, Yesu niwe uca inzingo, Yesu niwe ukuraho umwaku. Abapfumu ntibakuraho umwaku, abarozi ntibakuraho umwaku, amafaranga ntakuraho umwaku, ubwenge ntibukuraho umwaku, amashuri ntakuraho umwaku. Ahubwo ijambo riravuze ngo igikuraho umwaku ni kwegera Yesu Kristo. Haleluya, amen, haleluya. Ijambo riravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Yesu niwe karuhura kabarushye. Nta mbaraga nimwiriho, nta leta nimwiriho yaruhura ururushye kiretse Kristo. Umujura ariyo bakamufata bakamukubita bakamunomba bamurekura agasubira kwiba, ariko Yesu yagufashe. Haleluya, Yesu yagucakiye, umva uragenda ukaba muri we, ukagendera muri we. Haleluya, amen. Mana ishimwe cyane. Yesu niwe buye rizima uryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryari ryara. Nubwo Yesu yanzwe, nubwo Yesu yatewe amabuye agaterwa imisumari, ariko niwe buhungiro bw'abari mu isi, niwe buhungiro bw'abanyabyaha. Ijambo ravuze ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, nyamara ku Mana ryari ryaratoranyirijwe kuba rizakomeza imfuruka. Mani magambo, abubatsi bararyanze bubakisha bya rukarakara, nyamara Yesu niwe buye wari kure kubaka urufatiro rw'inzu rugakomera. Abantu bubakiye kuri rukarakara, abantu bubakiye kuri ibintu bishwanguka, ariko ijambo ravuze ngo Yesu niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi. Abubatsi bararyanga, baritesha agaciro, bubaka ku bintu bihindishwa bisangwa n'umutingito, bubaka ku bintu bihirikwa n'imivu. Ariko Yesu niwe buye umuntu yubakaho agakomera, ibyago byaza agahagaramo neza, yaba atarabyara akabyihanganira agakomera. Umva yaba yashonje akabwira abantu ko Yesu atanga ibyo atararya, kubera ko yizeye yuko uwavuze ari ijambo. Yesu niwe buye rizima bene data, mwaki ijambo ry'Imana. Amen.